ijambo ry'umunsi, umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Waromani igice cya 8 uhereye ku murongo wa 28 kugeza ku wa 30. Imana ihora itwibutsa yuko ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Soma muri Yeremiya igice cya 29 kuva ku murongo wa 11. Iri ngiri ni ijambo ryiza cyane ryo kwitaho, rikaba ijambo ryo kudutera imbaraga zikomeye. Ariko kandi kenshi dukunze guhita twibaza tuti ese uyu mugambi ni uwuhe? Ese iyi migambi ereka imigambi yawe Imana, kuko Imana nayo yaduhishuriye yuko ifite ijisho ryayo ku buzima bwacu bwose. Buri kantu kose rero mu buzima bwacu Imana yarebaho byanze bikunze kaba keza muri rusangi. Imihangayiko, guhomba ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose bifite kinini bimaze mu buzima bwacu, nk'uko iyo tugize icyo tugeraho mu buzima kiba hanini arangaha cyavuye. Izera Imana ikuyobore ku nzozi zawe zose, ndetse nawe wifuza kugera, kuko Imana ari urukundo. Tekereza neza niba ikintu cyose wishyirira hari umugambi mwiza w'Imana, wibaze niba bitazayibangamira mu gushaka kwayo. Ikintu cyose uri gukora none ubona cyabangamira umubano wawe n'Imana, kubera icyo utakireka, wabona nta mbaraga zo kukireka ufite, ugasaba imbaraga zo kukireka. Terwa imbaraga n'Imana, kuko Imana ntabwo ishobora kukureka ngo ugwe, ntabwo izagusiga nta byiringiro ufite. Muri ibi bihe wibuke yuko intego zimwe na zimwe zitwara igihe kinini kugira ngo zizabashe kugerwaho. Umugenga wa buri kimwe, umugenga w'ubugingo bwawe ni Imana yuzuye urukundo. Imana rero ikaba ifite imigisha myinshi kubikiye ku hazaza hawe. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.